ako kana Waririmbye ayina de Buladi ofujijasi umeze neza urareba neza dutangire se niko umeze neza Gogo kutangiye kusetsa neza tutaratangira ikiganiro bikomerezaho birinde wisoza Gogo icyamamare uraho neza muraho uzi ko uri icyamamare nagiye kugenda mbimenya gake Ngwiki nagiye kugenda mbimenya gake uri icyamamare mu buryo burenze ngwiki bizagenda biza hagiye yibutsa ya ndirimbo ubwo se ko ari nyinshi nzi hariyo tuziranyeho hariyo ntekereza nawe utekereza rwose ni Buladi ngwiki Buladi of Jesus ako kana Waririmbye ayina de Buladi ofujijasi Waririmbye ayina de Buladi ofujijasi because is good Waririmbye ayina de Buladi ofujijasi ya Gogo karamba Waririmbye ayina de Buladi of Jesus bishatse kuvuga ikiza no kuvuga ngo uri munsi nkeneye amaraso ya Yesu kubera ko ari meza nyine buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu kubera ko ari meza Buladi of Jesus kubera ko ari meza is good nkeneye amaraso ya Yesu okay uretse gatoya ngo because bivuga iki because kubera ko Buladi amaraso of Jesus ya Yesu nyine is good ni meza bravo ndetse bavuga Buladi bavuga Buladi ni Buladi cyangwa bavuga Buladi ni Buladi abantu tuvuga mu buryo butandukanye ariko bisobanuye kimwe ariko mubwiza ukuri ufite fresheri ngwiki ufite fresheri subwo fresheri ni bikira urasa neza ndasa neza ngaho yewe nako karamazi nako kagize gute karamazi nako karamazi urasa neza Bahati afite uyu yitwa Bahati akunda kugira ishyari kugira ngo azakwerekane wese arebe twereke ikanzu wambaye ubuse abantu bose zabanezera bazayibona kwambaye agakanzu kagufiya niko nabonye nanjye niko nakabonye ngo every day I need the Buladi of Jesus ayina de Buladi ofujijasi because is good Waririmbye ayina de Buladi ofujijasi kabisa cyakoze nibwo bwa mbere mbonye icyamamare ngwiki ni ukuri kose ubwo se kiruta batewe abo ngabo njya numva ariko uri icyamamare kibarenze abantu bagucuranza abazungu abana b'abapaki bose ntabwo bibonye ubwo se tewe abamufanye ni bakeya bamucuranze ni bakeya ntibagihari se nabyo nishima ntaribi cyane navuze nti rero ufite fresheri witayeho gutuzi ko giye kongera kujya ku biganiro agasatsi kameze neza ubu kameze neza bijyanye n'iyi nzira nareho n'inzira wajemo ngaho ubwo nateganyaga ngewe wateganyaga oya nibyo ndetse wirebye muri miriwari nirebye ubona ni good nabonye ngerageje ubundi twebwe turagerageza kuki si bitaba 100% kuki uvuga ngo uragerageza nuko ndi umuntu hari aho nshobora kwibeshya
ntibigende neza utajya ugerageza ni nyagasani niwe ushoboye byose amina every day I need Buladi ubugiza se nibyo cyane rwose nuko rero kwamamara biryoha bite ni byiza cyane cyarakuryoheye iyo utambutse ahantu ubwo ngubwo bigenda bite nabyo biranshimisha iyo nyuze no ku bantu bakajyana kara bakariyana kara modern Buladi ubugiza cyane bazamurana ko karirimba nkumva barankurekeranye baragafashe narigishije isomo ngo every day rwose nuko rero ugize gutya uririmbira Buladi ubugiza iyo ndimbo yaturutse he sinzi ukuntu nibereye mu rugo gutyo nari nkiri umunyeshuri mbiga nkiga mu mashuri asanzwe gutyo asanzwe ubwo nayahe tujya twiga n'ubundi za nayini sinzi ukuntu nisomeye amagambo n'ubundi mu nyigisho twajyaga twiga nsobanukirwa icyo ashatse kuvuga nibwo naje kugera agatekerezo murenge waho nicariye ndavuga ko nsanzwe nkora n'umurimo w'Imana mu buzima busanzwe njya no muri korali nta kuntu nahuza n'amagambo makeya nkaba nakihimbiramo nk'akaririmbo gutya nkaba najya no kukaririmba no ku ishuri bakampa amanota nibyo ngibyo nuko nagahimbye niyo wahimbye niyo nahimbye uzi ko wadanje bana ngwiki ubwo numvaga ahubwo nikinira ni urwo rurimi wenda nabicuritse bidasobanutse si cyo gihe sinumvise ukizi ngwiki numvaga wenda hari akabura kuri njye wakangahe ni muri mu wa gatatu segonderi sinumva se warayajyanye anose ko utakomeje mu buzima ubundi hariho igihe umuntu agenda agira n'imibereho itandukanye gutyo naje guhura n'ibibazo mu buzima bwanjye ubwo rero sinzi ukuntu namaze igihe ntabasha no kujya ku ishuri nyine gutyo ndwaye aho ndyamye mbega naraheze mu buriri niki kikubabaza cyane kurenza ibindi byose kimbabaza cyane nuko nagiye kubura nyine nkabona nisanze gutya sinkomeze no kugira ayo mahirwe yo kuba nakwiga nk'abandi ishatse kuvuga ngo isanze gutya ni ukuvuga iki nubwo burebure iyo nyuze no ku bantu n'abantu ugasanga benshi babereye n'imitego bikavamo no kuba twanacumura gute nk'urugero ugasanga nyuze nko ku bantu birabarangaje ntibabuze amagambo bamvugaho ntibabuze na bamwe bashatse kugira ngo bumve ibyo mvuga bamamagara amazina atandukanye gutyo inka yakubabaza ukumva umuntu araguhimba ngo ni igikuri se bisobanuye iki ese urabinsomaho ese wandeba ku rugingo runaka ukanyereka aho byanditse ese ko nibonye gutya ubundi kibabwira ngo umuntu ni igikuri ni ibikibi ubisoma hehe ikimenyetso kibiranga ni iki ese niba ari iyo ndeshyo uransumba nibyo ariko wowe se niba unsumba weho ntaho wagera ngo uhure n'umuntu usange aragusumba wowe se ntiwabacyo ese Imana yaturemye si imwe hari uwo yigeze yita ngo uyu muntu mwese iki n'iki nk'izo ngengabitekerezo nk'ibyo bintu bikurya gute nk'ibyo bigashaka kunshumuza muri ngenga urabatuka se wigenzo hari ubwo mbabwira nti nawe si wowe nti n'akazi kawe nicyo kora Imana ikubabare ubwo nkamwihwerera nk'igendera ubivuze ntuvuge ngo uraza nk'ubaganira ushaka ngo ndarwana nawe ngo urashaka kumva n'imijya nanjye
ubundi nkitambukira n'amahoro. Ese byatangiye kukubaza ryari koko? Ni kuva kera nanakiri umutoya nuko ukimenya ubwenge. kuko ubona utambuka mu nzira aho ngaho bejya bicumuza benshi. Mbese abo mungana ubu ngubu badafite wenda ubwo bumuga bo bageze hehe abo ujya ubona? Hakaba hari nabo wasanga wenda barikomereje n'ayo mashuri baratsinze, cyangwa se ugasanga yashinze urugo ukumva aho uhuye nawe batangiye kukuganiraho ngo ni ukubera ko bimeze guta na guta. Nkavuga nti ni igihe cy'Imana ntawamenya imigambi y'Imana, ntishobora kuba yarandemye gutya. Namwe abarebare hariho ababurana izo mbyaro muvuga ngo muri barebare, ariko ntikaba yarandemye gutya ikabinyuza mu nzira zayigira ngo twereke ko byose imbere yayo bishoboka. Nanjye urwo rubyaro nkaba narubona nkamwe, nanjye urwo rugo nkaba narwubaka nkamwe. N'igihe cyayo kitari cyagera ntawe wamenya imigambi yayo. Ni ukuri rwose. Ubwo ngatambuka nkicira. None se mbwira, ndashaka kumenya icyo gihe iyo uganiye n'abantu ukumva ibyo bagezeho wowe utarageraho, gushaka nk'ibyo ngibyo uri kutubwira, gushaka umugabo, ujya usubiza amaso inyuma ukavuga uti njyewe bizagira gute, bizarangira gute? Ubundi njyewe ntaye najya mu by'agakiza, nabyibazagaho cyane bikantera no gucumura n'ubwihebe muri njye. Nkitekerezaho n'ukuntu nzabakomeza kubaho muri ubwo buzima. Nkavuga nti ndamutse mvuye no mu mubiri igihe kigeze nshobora kuva no mu mubiri ukomeze guca abana, niko wabishimye. Nkagera mu kwiheba, niko wabishimye se washimye ko nkomeza kugira ubwo bumuga bumeze gutyo. N'igihe nikigera yego ndacumbitse ntizave mu mubiri maze nsige gutyo nta kintu nsize imusozi nk'uko n'ababyeyi bansize. Ibyo bikancumuza nabyo bikanjyana kure muri njye. Ariko ubu ngubu aho nigiriye mu by'Imana nsigaye mvuga nti byose niyo, ni wowe uzi ibyo wangeneye, nk'ibyo ubona binkwiye byaguhesha nawe icyubahiro. Ikintu gikomeye wajyaga ubaza Imana ni iki? Kubera icyo kibazo, kubera ubwo bumuga nyine. Cyo nayisabaga mbere na mbere nayisabaga ngo inyiyezereze n'umutima wayo, menya n'agaciro mfite imbere yayo. Ariko naho namenye nigira no mu masengesho gutyo ikagenda impa n'amasezerano gutyo. Iyo nyatekereje no gusenga ni byiza, binyongerera amakano ko ibyiringiro muri njye. Ibindi nkabyihwerera n'ubundi tubifata nk'ibitizanye, n'igihe kiragera n'ubundi umuntu akabisiga. None se mbwira, muri ubwo buzima birumvikana ko umuntu aba afite inzozi, cyagiye umuntu aba ageze mu gihe cy'ubwangavu avuga ati ndakunda nanjye, tugiye mu byerekeye no gukunda no gukundwa. We ntabwo wigeze ugira gutyo ugutereka nakunze umusore ngo umukunde koko umukunze no mutabimubwira? Byakubayeho? Byigeze kumbaho nkaberana no mu mutima wanjye. Yari umusore umeze gute, byagenze gute? Ariko n'abambwiraga gutyo benshi ugasanga ari abantu b'abagabo bashatse abagore babo. Nkavuga nti n'ubundi burarankunda agira ngo acumuze, ntabwo ari urukundo rusanzwe. Buriya ndamutse mwemereye mweruriye n'ubundi wasanga njyana muri ibyo bicumuro bintanya, ntiyamara kukigeraho icyo kibazo ugasanga ntanyije n'umuryango, ntanyije n'iyandemye. Ubwo ngubwo nanone ntiyaba anyeretse ko ankunda. Icyaba cyiza nuko nabona uvuga ngo arankunda akabishyira no mu mucyo wenda tukibanira mu rugo.
muri ubwo buryo. Mbese abagutereta nabagira naba usanga ari abagabo bubatse, n'abagabo baba bafite abagore babo. Nese ubwo bakubwira ibiki koko? Turagifita cy'abagabo batereta abakobwa batarashaka. Ugasanga umuntu arakubwira ngo ubundi uzakomeza ubeho gutyo, ngo nta n'akana wakibyarira, ngo ubundi ngo n'imitungo yose ufite, ngo ubundi ngo uzayimarisha iki? Nkavuga n'igihe ikintu nzayimarisha n'Imana ikintu, ngo ariko se ngo mujye munamenya n'ubwenge, ngo Imana ubundi ngo ujya kubaho byanyuze mu zihe nzira, ngo nubura ubwenge nanone iryo jambo tukagyitiranya, ari mu bibi ari mu byiza, abantu dukunda kugyitiranya turivanga, ariko ntabwo biba ari byo. Ngo yaravuze ngo nubura ubwenge nzakureka. Ese nubura ubwenge yabuguhereye nanone kugira ngo uzajye wikorera winyurire mu nzira wishakiye? Mbwira Gogo, kugira ngo dutange n'isomo, umugabo wakubabaje cyane utagiye wibagirwa n'uwuhe, wakubwiye iki byose? Hanini baba bavuga ngo umuntu asambane nabo, akabyera urasa kubwira ngo dusambane, ngo nengere icyo mumarira, ngo nengere icyo mumarira. Agusanga iwawe se? Iwanjye hari n'uwuhasanga, no kugenda duhura mu nzira gutya. Ubwo si umufata ute? Namarije gusesengura ko n'ubundi atari urukundo ruvuye ku mutima we. Ubu nsigaye ngerageza buryo kimwirengagiza sinanaherukana nawe. Kandi ukabona arashikamye arakomeje koko? Ubundi ni uko nahuraga nawe n'iryo jambo niko yarimbwiraga. Ubwo rero nkavuga ku mutima wanjye nti n'ubundi ni njyewe ugomba kwirinda, ntimweruriye n'ubundi ntiyarangiza gukora ibyo atekereza, nkamwirengagiza. Kandi akabikora afite n'umugore? Akabikora afite yubatse n'urugo. Ubwo se wakibwira ngo ubwo umuntu aba agukunze hajya, ese aba yaragiye gushaka wa wundi atakureba? Niba yaragukunze kuki atari wowe yaje kureba? Ibyo ngibyo urabimubwira se? Mbyibazaho ku mutima wanjye ntacyo mubwira. Ese ubwo ngubwo akubwiye ngo muryamane, ubwo wahise umusubiza iki? Hari ndamubwira nti mu izina rya Yesu ntizakubwira hanyuma, mu izina rya Yesu. Ati wimbwira ngo mu izina rya Yesu, ati ibyo bya Yesu wibizanaho, ati wimbwira ibyo bya Yesu, ati vanze unyerurire ibindi, ati ibyo bya Yesu bizaza hanyuma. Ni hoya, ni mbere na mbere n'Imana. Ubwo nkari nagira amahirwe nyine gutyo, nta mahirwe n'Imana nabidufashamo nyine. Iyo ubonye ucitse imigozi ya Sekibiguri ni Satani nyine uba udutega. Ese ubwo muntu ntabwo yaba n'umugizi wa nabi akaba yagufatira nk'ahantu ushingiye ku ntege nke abakobwa mugira? Ahanini kuri iki gihe n'amahirwe ajya abaho ya Nyagasani, hari ukuntu Imana iyirinda n'umuntu, ugasanga anyuze no ku bantu ukajya kumva bari hamwe bakakureba bakakwitegereza bakakuganira, ukajya kumva ngo buriya ngo wibeshye wafungirwa ngo wafungwa mbega ubutavamo. Nkavuga ni buriya hari akantu bambuzeho bari abantu. Nkavuga nti naho ngaho nagatinyira Imana bishyize ku muntu cyane. Ariko uko mureba urababaye. Twagize ku ino ngingo birakubabaza cyane. Aho ngaho byaba bibabaje kuvuga ngo
ngo n'ubundi ntiwageze mu rwego abandi bagezemo ntiwanyuze mu nzira nziza nk'iz'abandi bageze wenda kukubwira uko ndi kukureba ndabona mu mutima wabaye aka kanya muri iyi si nk'isakaye nyine ibyo ntibijya bibura mbega mu buzima busanzwe ntitwabure inzira duhura tunyuramo nyine zitandukanye bitubabaza ntibyabura gutya ariko ngo byose tubyakire ariko uwiteka ngo azabana natwe yego ni rwo rwa rugamba nyine za ntambara yego none se iyo wicaye nk'uku nguku ukabona abagabo bakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo icyo gihe tubwira Imana kubera iki ibi bintu wabikoze gutya kuko yabyemeye gutya ubundi ndavuga n'ubundi gikomeza indende nkiriho bikangisha igitinyiro nyine kuri iyo mitego y'umwanzi abantega byo bigusha bye kungeraho ngo bibe byantanya nayo igihe izashimira mbega ku bwayo n'ubundi nizi uko izabigenza niba yaravivuye ko nanjye ngomba kurwubaka nk'abandi ikanyuza mu mucyo nk'abandi nkabona urwo rubyaro nk'abandi izabinyuze ku mugaragaro yemeze n'abatajya babyemera bavuga ngo bariya ntibajya babyara ngo barane babyara aya barabyara ariko ngo ntibishoboka aya barabyara abantu niko twabifashe niko twabyemeye mbega nuko ariko nkavuga n'ubundi Imana icyo mvuga navuga ntandukanyeho n'abandi n'iyo ndishyo n'ubwo bubabare bw'uyu mubiri ubwo bumugabo ndabumvaho nyine ariko ibindi byose washimye ko nanjye ngera muri urwo rwego ibyo bimenyetso nk'abandi washima ko nanjye bimbaho nicyo wabikoreye rero n'ibindi ufite kubirangiza ni wowe ubizi cyane nicyo kintu gikomeye kikubabaza cyane yego yewe mwese indirimbo iyo ubabaye ujya ukunda kwimba ni iyihe ngo turimbire agace yaba ari yawe cyangwa yo mu rusengero iyo ubabaye cyangwa utekereza ko ibyo byose bitagushimisha ni nk'iyihe nanone hari ijambo ry'Imana rijya rinshimisha nahimyemo indirimbo avuga ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose ngo arinda amagufwa ye yose nta na rimwe rivunika yego ayo magambo nayo ajya mpumuriza nkavuga nti nubwo ibyo byose bingeraho nimfite no kubura n'uyu mubiri gutya n'ubundi tuwambaye ari nk'ibitizanyo ni nk'imyenda mbega ni nk'imyambaro isanzwe igihe kiragenda igasaza rero n'ubundi ndayisaba ngo uzakomeze indindire umutima wanjye n'ubugingo nimbura isi ubuzima bw'isi ubundi tuba tubutijwe nimbubura nzigirira iherezo ryiza nibyo birahagije cyane mbwira rero uyu munsi ni iki wabwira abantu bakunda kukuvuga nabi gushaka kukwinjiza mu bintu bitari byiza icyo nababwira ni uko bamenya agaciro k'umuntu Imana yaremye bakamenya ko yampanze n'ubundi ariyo yabahanze akamenya ko n'ubundi nanjye ndi uw'agaciro imbere y'Imana ntacyo bintwaye ufite ababyeyi yewe niberaho gutyo ubundi nagiye mba mu miryango gusa itandukanye ariko nta babyeyi mfite kubw'umubiri bitabye Imana kera ubundi papa niwe waje kwitaba Imana mu ntambara mama rero ni nyuma hamwe na murumuna wanjye bakurikirana mama wawe
mama wanjye yitabye Imana nyuma y'intambara na murumuna wanjye bakurikirana ubwo ngenda niberaho mu miryango gutyo byabaye igikomere kinini cyane kuri wowe nuko mbega bigukomeretsa gute Gogo hariho igihe mbitekereza n'umuntu akaba yandeba nkavuga ntaransuzugurira ukundi naransuzugurira uko naremwe bamwe ntibabe banabora no kuvuga ngo kiriya nta nicyo giteze kwimarira kiriya ntacyo cyakwigezaho ubwo nkumva nako ari igisuzuguriro nacyo ariko nanone nkagarura akantu nibaza no ku by'Imana iba yaravuze ku muntu byo bikansubiza n'ibyiringiro muri njyewe n'ibintu by'umubabaro nkabyirengagiza yego mbese ujya utekereza uvuga uti iyo mama bahari nabanje no kugenda mbitekereza mvuga nti wenda nibi bimbaho n'umuntu wenda bansuzugurira ko atambyaye avuga ko muvunira ubusa wenda aruhira ubusa navuga ko ntacyo nteze kubamarira mu miryango nyine bande bagutuko ntari umukobwa nk'abandi ngo mbe nagira icyo mbamarira nibura bavuye ngo hari inkwano bazabona nkoresha ubukwe nk'abandi n'izindi nkumi gutyo nkavuga n'ibyo babisuzugurira bo gutyo ngo ntacyo nteze kumara mu mbega ubwo nkabyibazaho nabyo mu mutima wanjye nkaceceka Imana ni wowe utanga agaciro ni wowe utanga n'icyubahiro none se umuntu wagukomerekeje mu miryango ntituza kuvuga uwo ari we ariko yagukomerekeje ate nk'ujya wigeze kumbwira yuko n'ubundi ngo abantu nyabantu bapfa hagasigara ibintazi aho ngaho nako n'ubu ngubu njya nkibazaho kubwiye nabi abantu barapfa hagasigara ibintazi ubwo numva ko n'ubundi mba ndi ikintazi imbere y'amaso y'abana b'abantu ariko imbere y'iyandemwe ni ndo w'agaciro icyo gihe bikubwira waracecetse naricecekeye ntacyo nagombaga kuvuga mbere yabikubwiye se bigenze bite bishingiye bihereye ku ki ubwo ni bya bindi byo kwijujuta bitotomba nyine ngo urahana umwana ngo yakosheje ibi n'ibi ngo uramuhugura ibi n'ibi mbega nagendaga mva mu miryango itandukanye gutyo hakaba hari ubwo nanirwa no kubana n'umuntu akanyirukana gutyo tunaniranywe nkajya mu rundi rugo mu wundi muryango gutyo ni mu buzima butandukanye nagiye mbega mba mu bwinshi cyakora ahangaha nsigaye mba muri iyi minsi ukuntu n'abantu bajya babaho hariho igihe n'ingeso zitandukana gutyo n'imyemerere n'imyihanganire gutyo no kugera n'ahangaha Imana yabinyujishije no muri uwo mumama agira kwihanganira mbega n'ibibazo byanjye n'ingeso zanjye imibereho yanjye gutyo uko yanyakiriye ntabwo nasanze atarambereye umubyeyi nk'abo bose nagiye mbamo gutyo ubundi ahandi sinabaga navuga ngo nagera no ku rusengero aho ngaho sinabaga navuga ngo nahura n'abandi bantu gutyo abo bavandimwe gutyo mba mu rugo gutyo mu buja bwo mu ngo gutyo nk'umuntu ugukometse kandi usanga ari umuntu utagakwiye kuba gukomeretsa sibyo zindi imwe n'umupapa wari umbyaye mu nda bundi ubwo se yagahumbye kuntuka gutyo nyine ese ninjye wabigizemo uruhare njya kuvuka gutya njya kumera gutya nari nanze se kumera nk'abandi si uko se mu muryango ariko ni wowe wenyine byabayeho gutyo ibindi bigiye bitandukanye gutyo n'uwambwiye ngo nzibagirwe izina rye uwakubwiye gutyo ari mwene wanyu nawe ari mukadata
uzibagirwa izina rye nzibagirwa izina rye icyo gihe ari we igihe n'abantu babaho bagakumburana gutyo ariko buno sinjya ngira n'umutima ukumbura no mu rugo iwe yego reka ninyuriraho nkigendera gutyo yego Gogo reka tugane ku musozo isomo rikomeye wakuye muri ubwo buzima bubi bwose niriye somo nakuyemo nyine nuko n'ubundi ngo umwana wundi abeshya inkonda aho kantu njya nkigiraho nkavuga nti nibyo ntibyabura kubaho atari umubyeyi wanjye nanone ikindi ngo ntawanga ibye binuka niko banyakira uko wakakira ibyawe si kimwe nuko wakakira ibitari ibyawe mfite kukubera umutwaro kuko atari weho wangereye kubise ngo nyiyongereze ukabona ko ari njye mwana wakubereye mubi mbega ari njye wakunaniye ntukumva ko wenda ku bwawe wowe utabigiramo uruhare nta makosa wagira utagira aho umbangamira akaba ari njye uhora mu byaha mbega mu makosa ariko ubwo njye mbyakira gutyo mbiherane ku mutima nicecekere yego ntawe nabibwira gutyo urumva ko wababaye n'icyumva kizamara agahinda kawe numva nuko n'ubu ngubu njya mbigerageza gutyo nkabona ko hariho n'igihe Imana kirama kandi nsetsa gutyo iyo nigiriye nko mu murimo w'Imana gutyo ikagira n'ubwo impana ibihe byiza kama nk'akantu kanganiriza mbega binyujije n'abantu mu bakozi bayo naho biranshimisha nanone nkavuga nti nanjye ntinduwe agaciro nubwo bansuzugura bampinga cyane rwose n'ubundi ndagayitse n'ubundi ngayitse imbere y'amaso y'abana b'abantu ku bw'uyu mubiri ariko imbere ye yaduhanze twese ni ntawe undusha agaciro cyane ibyo biranezeza nanone yego turimba kandi karirimbo basi kawe washimye Imana shimye Imana akicyongereza byaba byiza kurushaho n'ubundi nako ngako narebashije kwigiramo gutyo kandi wifuza ni mu kinyarwanda ubundi niko ngerageza kinyarwanda indirimbo nzizamuye se ubwo ngubwo ntibyatwara igihe cyangwa nkomereze ntabwo turimba Blood of Jesus nishaka gukomerezaho nkomereze ko n'izindi ndirimbo ese Blood of Jesus ntabwo igira igitero ni chorus ubundi ni chorus gusa nashyiramo igitero shyiramo igitero twumve every time I need the blood of Jesus every time I need the blood of Jesus because he is good because he is good every time I need the blood of Jesus ubwo se wakangako ni wagasobanukirwa wafasha kambere ubwo ako ngako kakunanira kugasobanukirwa every time I need the blood of Jesus uzi ko giye numvaga nkagira ngo ni Burundi ni Burundi buri gihe aho ngaho ako ngako buri gihe nkeneye amaraso ya Yesu kubera ko ari meza buri gihe nkeneye amaraso ya Yesu cyane wajya guhitera nko mu rusengero se mu rusengero oya ntako nigeze bundi nsohora n'ahandi hose nagaheranye mu mutima wanjye ariko kaza gusoka gasohotse ubwo isaha yariye nuko rero turirimbira indirimbo wifuza mu kinyarwanda ufite mu mutwe ubundi mu buzima busanzwe mwese abantu tujya tugira imyaka myinshi itandukanye duhinga ariko nshingiye ku masaka n'ibishyimbo
mujya mubona ukuntu umuntu amara gusarura agiye guhunika imyaka ye hari imiti itandukanye akoresha mu guhungira ibyo abikora ku bushake bwe kuko aba azi n'umumaro byamuviramo ariko nk'ibiri wanga muvandimwe ya myaka nuyihungira ntihazabura imungu n'imwe yazamo gusa isaka cyangwa igishyimbo kizaba cyafashe uwo muti iyo mungu ntizabasha kwinjira imbere n'umuntu wihaye Imana niko namugereranya kuko atazabura ibimurwanya ariko ibyo byose biraza bikamusiga uko byamusanze kuko aba afite igitinyiro n'ubwo ibyo biba byamubayeho. Amina. Imana yemeye kw'imyaka ibaho kandi nanone yemera kw'imungu ibaho. Imana yemeye kw'imyaka ibaho kandi nanone yemera kw'imungu ibaho. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Nubwo Imana yemeye kw'iyo mungu ibaho nanone yagiye yitanga imiti yo kuyica. Nubwo Imana yemeye kw'iyo mungu ibaho nanone yagiye yitanga imiti yo kuyica. Amina. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Hariho n'ubundi buryo n'umuntu ajya mu ngwa wamurebera inyuma ukibwira ko ari muzima nyamara kandi muri we yarashije kera gusa bene uwo muntu abasha kumenywa n'Imana. Amina. Hariho n'ubundi buryo n'umuntu ajya mu ngwa wamurebera inyuma ukibwira ko ari muzima nyamara kandi muri we yarashije kera gusa bene uwo muntu abasha kumenywa n'Imana. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Urakoze cyane. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu hariho n'umutafata akawuhungiza. Urakoze cyane Gogo. None se mbwira ukuntu baje kugucurangira kano kantu. Ukuntu bagucuranye kano kantu wabifashe gute? Byaranshimishije nanjye. Yego. Kubera ko ubwo nabonye abafana nyine bafite uruhu rwera. Mbona abayobozi. Ubona abayobozi. Abayobozi. Abayoboke naho nari banza aho ngaho kumva n'abayoboke ubwo bigaragare yuko
kabaryoheye nyine karabaryoheye cyane ubundi umuntu witwa Gogo ni muntu ki turifuza kukumenya twibwire mu buryo burambuye nk'icyamamare ubundi amazina yanjye asanzwe nitwaga Musabyimana Gororioza Imana yaje kumpindurira amateka rero muri ubwo buryo aho impereye uyu murimo nzamuye gutya kiriraho n'iryo zina riza gutyo rya Gogo uwo murimo nkora uwe muri mukora kubwizo mpano yamaye zo gusohora indirimbo nyine mu by'ubuhanzi uri icyamamare ndetse Gogo katurutse he kuri iryo zina Gororioza oya ninde wakaguhaye niwe wakihaye ndi wakihaye waravuze uti ni icyamamare reka ngahine ubundi kabe kaguha sinavuga ngo niye wakihaye ninde wakaguhaye n'abantu bakomeye cyane ariko ubwo n'uwiteka wabinyujije mu nzira ze mbere bakwitaga Gororioza Garame kari rirerire ni rirerire ubwo ni rirerire reka twivugira Gogo Gogo ngaho nabwo ntari bisinganga ndaryemera nsigaye nararimenyereye nahise mbwira ubwamamare ubasha kumanaginga gute kubumanarira gute ndabwakira narabumenyereye ubwo mbifata nk'ebesanzwe n'umurimo wawe cyangwa biragora ubwamamare ngo buragora burya icyo nisabira Uwiteka niwe washimye ko n'ubundi ngera muri urwo rwego ajya bimfashamo nyine anyongerera imbaraga ntabyo nakwishoboza ku bwanjye bw'ubushobozi bwanjye cyane hari aho nagera nkayoberwa ariko we ntajya ayoberwa niki kikugora muri ubwo bwamamare hari aho nagera mbega n'ababisha n'abanzi ntibajya babura muri ufite ababisha n'abanzi kubera iki se muri iyi si ni urugamba se n'ingi utarurwana ntibabura ntabugira urahirwa ujya unsabira nanone ko hari n'umuhimbyi w'ikorasi wavuze ngo intambara zitabayeho wavuga ko warwanya urugamba ese wamugana ubwo se uraho ngaho uramena ubwo nuko nta ntambaro y'uhura ubwo uraho ngaho nta rugamba y'urwana ariko ubuzima busanzwe urasetsa ndasetsa ndagerageza nk'umuntu iyo Uwiteka yagushyizemo n'ubundi ukunda kuvuga Uwiteka niwe byose niwe byose uwo mufite abafite byose ntuzabura ibyishimo uri kumwe wabimenye ryari so nabimenye ryari hashize igihe n'ubu nahandiwe niwe Uwiteka Imana ibishimirwe rwose cyane sinarinzi ko nazahagera ese ubundi wumvaga bimeze bite numvaga nziberaho nzicarira mu rugo gusa nkiberaho ufite urugo rwawe se no mu miryango aho ngaho n'umuryango ntabwo wubatse senare nubaka uzarongorwa ryari uzubaka ryari niyibizi nabyo niyibizi byose niwe mbiragiza njye ntacyo nakwishoboye mbwira rero nk'umuntu ariko urapanga nyine n'Imana igapanga ariko nanone uko ubipanga gute mbipanga gute nuko yakomeza ikamfasha ikanzamura muri uyu murimo wayo muri izi mpano zayo ikakomeza ikanyagura ikanzamura kaneza imbere ufite imyaka ingahe imyaka navutse 89 aracyari mutoya imyaka 36 ubwo se ni mikeya
Korumva yaje yabaye myinshi ngo ni mikeya itangiye kuba myinshi ariko ntaribe ariko ni byiza ntaribe kuko imyaka igenda yongera tugomba gushima n'uyu urashize ngiriho ushime ugomba gushima cyane ko nta kindi wakiregereza nta kindi warenzaho y'ikisi ntacyo nta na gito nuko rero wari ufite inzozi zimeze gute ukiri umwana muto cyane nkiri umwana ni byinshi nagiye ndota bitandukanye gutyo ariko bimwe bikagenda binyura muri urwo rugamba gutyo nk'ibiki hari igihe kimwe nigeze kubona ngo mpagaze imbere y'abakozi b'Imana iteraniro rigari ubwo ndimo gushima Imana ntangaye itungo ry'ihene utanga itungo ry'ihene ngo nshimira Imana yuko yampaye amahirwe nkatsinda amashuri icyo gihe nibwo n'abantu babibonye ngo maze babyibazaho ngo baravuga ngo nabisenze inshuro nyinshi ngo byaramvunye icyo gihe naho ngaho nibyo warota gutsinda amashuri urangije ko ntabwo wayasoje sinigeze nyasoza sinigeze ngira ayo mahirwe wagarukiye mu gatatu segonderi umaze igihe kingana icyo ubivuyemo ni kirekire ni kinini ni kirekire none se ndakubaza utubazo n'utundi utwo nshobora kubonera ibisubizo usubize ubwo nibyo ntashobora rero ntubimbaze uranje sine ku myaka 36 yawe ufite fiancé nibera nibera yes nibera ndamuhugu mwigeze mukundana mu buzima mu buzima abajya biyoberanya ntibabura ariko nabo ngomba kumenya ko atari gusezerano ryanjye gute se nanjye nkaba namubwira ntiyego nti n'amahoro gusa ariko ibitekerezo byose simbyakire ku mutima wanjye iby'inkundo ntabwo bijyamo ubwo se mbigiyemo nanone nkirengagiza nanone uwankunze akanyitangira akaza kumwisa akancungura ubwo se nibwo naba nkoze none se ubuse twebwe ko dufite abagore ubuse twebwe twirengagiza uwaducunga mufite uko mwababonye inzira ziratandukanye ese we ntabwo ujya umushaka se njya mushaka nukuvuga ngo iyo ushatse ikintu utari wakibona ugomba kugisaba n'ubundi nyagasani ni gutanga byose wumva umugabo wifuza ari umugabo umeze gute ari umugabo nuko byanyura mu nzira z'Uwiteka nyine agomba kuba yujuje iki hari ukuntu tujya dusemana ngo Imana uzamuka umeze gutyo akijijwe nyine yaramenye n'ubundi waduhanze akamenya mbega ngo ngomba kubaha Uwiteka kuba mbayeho niwe nkamwubaha mbega akaba ari we mpicyubahiro mbere na mbere simugurana iby'isi ni iki cyagushimishije mu buzima kurenza ibindi byose Gogo cyanshimishije uzi kubaka urugo byanyuze mu nzira z'Uwiteka ibyo birashimishije ntabwo urubaka sinari nubaka ariko uzubaka kubw'imbaraga z'Uwiteka byanabaho ubundi duteganya nk'abana b'abantu ari byiza ari ibibi byose bitugeraho tukabyakira nk'abana b'abantu ariko ntubuzi ngo ejo nzaba ameze gutya n'imyagasa n'ububizi isomo rikomeye cyane ukura muri ibyo byose ni irihe mu buzima bwawe ni ukuba maso mbere na mbere n'ubundi yavuze ko nitwivanga mu byayo nayo zivanga mu byacu
nitwivanga mu byayo nituyubahisha nayo izatwubahisha kabisa. Iryo ni isomo rikomeye. ubwo rero nta kundi n'ubundi n'uyu yisuzugura ntayo izagusuzuguza nta bindi. Nibyo kabisa. Nuko mbwira rero uyu munsi nyuma yo kuba icyamamare wumva bigomba kurangirira he? Kuko byarangirira he? wumva bigomba kugana he? yewe no mu gihugu byanahagera. Mu gihugu se ntibyaharenze ahubwo? Byaraharenze mba ndeba nabashije kugera inaha nkabona igihugu cyose nta kizengurutse. Ubu byarahageze. Urashaka wowe kujya uzenguruka igihugu cyose? Bakaba banze se bajya banyumva izo mpano zanjye. Himba kandi karirimbo k'icyongereza rero ariko kazatuma wambuka imipaka. Ngaho ye ubuze nakowe tuduhimbira karukara kora mu nganzo nk'umuhanzi. Oya twemeza muri urwo rurimi yewe byangora ntako nabona. Yes. Icyongereza kirakana. Yewe izindi ndimi zo ziranshanga. Ziragucanga? How are you, Gogo? How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. How old are you? Ndavuze ufite imyaka ingahe? Urwo rurimi ndumva rutoroshye. Mbese ntabwo wagize wa gatatu segonderi? What's your name? My name is Musabyimana Glorious. Sinumva se ubiko wita. Ni byiza cyane. Nzi ko icyo urwo rurimi rukugora kandi ururirimba. Nduririmba? Ubwo se niba arako namenye konyine ibintu byose nawe. Uburyo birimbye ntabwo ko konyine. Urabe. Oya no kuri gutumva nyine icyongereza byadanje. Ngwiki. Nabikoraga nk'uwikinira negeranye. Ariko uba ku kintu gikomeye. Ni nka bya bindi ngo umusazi arasara akagwa no kwijana. Ibyo byo ntabwo byemera. Nuko rero Gogo nkubajije icyagushimishije urakimbwira. Niki kikubabaza cyane kurenza ibindi byose? Kimbabaza cyane ubundi mbabazwa nuko hariho igihe abantu kwinezerezwa n'iminyenga y'iby'isi muri ubu buzima busanzwe. Yego nibyo iyo utahuye n'ibibazo winezererewe nibyo, ariko hariho igihe tunezerwa nanone tukarenza urugero ugasanga ubiguranishije n'iyaguhanze n'iyakuremye. Mbwira ku giti cyawe. Ku giti cyawe. Ni iki cyakubabaje mu buzima bwawe? Cyambabaje. Wijya muri rusange. Cyambabaje. Ikintu cyambabaje nanone nuko Yesu Kristo yaje kwitangira umwana we. Okay, bya Yesu Kristo tube turetse gatoya mu buzima bwawe wowe. Mu buzima bwanjye busanzwe. Mbwira ufite indirimbo ugomba gusohora kuri iki cyumweru vuba ngaha. Gitubwireho. Iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo hari indirimbo nanone y'inshimisha. Oya ni indirimbo ugomba gusohora vuba ngaha. Sibyo? Iyo ngomba gusohora. Ntabwo yibuka? Ubundi mfite nyinshi nari narahembye. Ubwo nari narakayitoranya. Nta kibazo. Ntacyo. Gusa ndaza gupininga channel yawe hagiye twe gutumana cyane bitubwira. Glorious Official. Gogo Glorious Official. Hariho n'indirimbo ya Noheli. Yego. Gogo Glorious Official. Abantu mugende mukore subscribe kuri iyi channel Gogo, banze kuma Gogo Glorious Official.
ubundi mise mbonamo indirimbo no yanarebwe 70,000 yarebwe kabisa. Ya ino ni indirimbo ya Gogo Glorious Official. Gogo iyo wirebye nkuko nguko ubona bimeze bite mu bihangano byawe? Bande bari byiza binashimishije cyane rwose. Ni byiza kabisa. Yo nishima. Ya Gogo Glorious Official mugende shamba kuri subscribe. Dore nanjye ndayikoze. Sibyo? Ndayikoze. Subscribe ndayikoze. Utarayikora nawe nayikore. Akore subscription. Vuga subscribe. Subscribe. Nyine vuga ngo mukore subscribe kuri channel yanjye Gogo Glorious Official. Subscribe. Mugende mukore channel yanjye. Mugende mukore subscribe. Mugende mukore subscribe kuri channel yanjye. Gogo Glorious Official. Hariho indirimbo yitwa uwo mwana cyangwa Christmas song. Hariho indirimbo yitwa uwo mwana. Iyo niyo ndirimbo iriho, ariko harajyaho n'izindi vuba cyane kabisa. Gloria nukuri wakoze kwa natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nakoze kutwakira. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze. Ese we ko mbona hangaha ntuzi yari yaguteruye aho ngaho twari twagiye nanone mu biganiro n'ibyo byose. Ariko ndabona nzuvu yari yaguteruye. Ubu ntabwo ari we dutegereje. Ubwo byaje kugaragara nabi n'abantu numva mbega na soromwe w'imbuto mbi. Ntabwo zari nziza. Ndavuga nti ntabwo nzongera kugaragaza izo mpano. Ibiguca intege? Byaciye intege. Ntibiguca intege. Ubwo nabikomeza. Nese icyo byo kuguterura ntabwo wabikomeza? Nakomeza nkahura n'abo bantu bameze gusho. Bizaterwa nawe. Sinarebye ibirimo gihewe. N'abantu barambwira bati uwo muntu mwari mwahuye ati ibintu mwakoraga ntabwo ari byiza. Ati nk'umuntu mbega wamenye Imana nk'umukristo. Ati ntabwo ukwiye gukorana nabo ngabo. Nk'umukristo ntabwo ari byamugana. Ubwo rero nahise mvuga nti ntabwo ndongera. Nemo ndareba utuntu twose twagiye tukuvugwaho. Yego niyo mpamvu nyine. Hari ikintu tutagenda tutatubwiye. Kimeze gite? Manager arambwiye ati hari ikivugo ufite. Wahimbiye umukuru w'igihugu. Reka tubare ko dusorezaho. Twigendere. Baturage bageze iki gihugu cy'u Rwanda banyakubaha abayobozi bakiyobora mufatanyije n'umukuru wacu ari we Perezida Paul Kagame. Mbifurije gukomeza kubana n'Imana mu buzima bwanyu bwose. Ndabashuje mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana w'Imana ari we Yesu Kristo n'iry'Umwuka Wera. Ubuntu bw'Imana n'amahoro nibubane namwe. Bakundwa banyakubahwa baturage bageze iki gihugu cy'u Rwanda, nkurikije amateka y'ibihe byashize uhereye 1994 ukageza n'ubu tuyobowe n'umukuru w'igihugu ari we Perezida Paul Kagame. Nabera nabaho mu buzima bwanjye, ndagira ngo mbabwire ko nta wundi muyobozi n'umwe nigeze mbona bahanye. Gusa simvuguruje imigambi iri muri we, ahubwo mwifurije kugumya kubana n'Imana hamwe n'abo bakorana uwo murimo wa buri munsi mu miyoborere yabo ya buri munsi. Nk'uko umunyarwanda yaciye umugani mu Kinyarwanda ati nta bitugu bikura ngo bisumbe ijosi. Bakundwa banyakubahwa baturage bageze iki gihugu cy'u Rwanda, bifurije gukomeza kubana n'Imana mu buzima bwanyu bwose bwa buri munsi. Imana Data wa twese, Imana Umwana n'Umwuka Wera nigumye ibane namwe.
amen. Murakoze cyane Gogo.